kuri jyewe Kagame ashobora gushaka kungira nabi, ashobora gushaka kunyica kandi yabishatse kera kuko ibitabo bya mbere byanditswe n'abariya bitwa abantu z'Abagurevich n'abandi usomye igitabo cya Gurevich, we wish to inform you that tomorrow will be killed with our families. Kimvugaho nka 20 cyangwa 25% nige kivuga gusa. Ibyo rero deja byanteranyaga nawe na Kagame kuko Kagame ntashaka undi muntu wundi ugaragara, niwe wenyine ugomba kugaragara, abandi twese tugomba kujya ku mavi tukamuramya cyangwa tugapfa. Abandi turakurikira mbese tumo gukurikira nk'umpumyi nkazafunga amaso tugakurikira nkazahene yigiye imbere izindi zose zikagenda zikurikira. Ibyo rero ntabwo ibyo bintu nabyemeye. Nageze naho babwira nti nizera mu buzima bwanjye yuko umunsi umwe nzapfa. Nicyo kintu cyonyine nizera. Ariko ni ryari ni hehe bizagenda bite ninde uzabikora n'ibindi byo nibyo ntazi. Rero ariko rero nanone Kagame agomba kumenya ko niyo yaba mpiga ntabwo nzapfa umunsi, isaha, umunota, isogonda mbere y'igihe cyagenwe n'uhoraho. Kagame ni umubyeyi. Abafaransa baravuga ngo tusopeye esiba byose birishyurwa, ibyo umuntu yakoze bibi byose birishyurwa kandi bikishyurwa hano hasi ku isi. None se we areba ibyo arimo akora byose, ku bikorwa byose bikorwa mu izina rya perezida, arareba akabona ubugome nka buriya akora, akabona atazaburyozwa, arareba akabona atazaburyo. Ikibazo rero kibaho ni uko ibi dukora twebwe b'ababyeyi nitutanabyishyura mwebwe abana bacu nimwe muzabiryozwa. Twaratangiye uragera bakikubona ngo muri Kongo bakongomani bacyo tubuye Rwanda, ubwo uba witeguye kwirukanka cyangwa kwisobanura ibintu utazi, ibintu bitakureba utigeze ugiramo uruhare. None se biriya bintu Kagame barabira bakabibona, none se bariya abantu bamuri inyuma buriya barabireba bakabibona, bakabona ko n'abana ari abantu nk'abandi. Barabibona cyangwa bakirengagiza isoni zaragiye. Isoni rero ntabwo zagombye kugenda. Umubyeyi wese yagombye guhagarara nk'umubyeyi, kandi rero mu guhagarara nk'umubyeyi ntabwo ari ukugirira generasiyo zawe zigukurikira neza gusa, ni no kuzigisha isomo rya bwabo muntu twavuze. Ariko muze ubona umubyeyi mwiza, umubyeyi mubi nka Paul Kagame nuvuga ngo bindenge mbibajugunyire bazarwaye nabyo. Nabwo nakazi kabo. Nibyo yanakazi kacu. Nibyo ngibyo. Ntabwo ari ukureba se ko ngo umwana ngo so akwanga sizi ko byabagaho cyane akoraga byamunaniye. Nuko natwe tubona bimeze. Ariko iyo urebye n'ubundi niwo murage na Kagame sa naho ateganya kuzaha abamukomokaho. Yaratangiye. Hamwe n'agatsiko ke. Kuko nafite n'abandi bantu bandi bamuri inyuma. Murareza mukomere muzehe. Mukomeze mukomere namwe. Mwakoze kutwakira mu rugo. Murakoze cyane. Okay. Ejo bundi inama twakoze mu Bubiligi muri hoteli turi waje gushimira abantu washweka n'igihembo cyawe. Yego. Nafashe amafoto. Nyashaka kuri internet nzi ko ari gusangiza abantu isi yose umuhango twagize. Ngiye kubona mbona abantu benshi baragendikira. Ariko iteye amatsiko n'urubyiruko bagenzi banje. Bamwete muzehe nako kakatumuzi ni umuntu uri sociale, turamukunda kandi umuhe intashye zacu. Ngo rero ndagira ngo ati abankurikirana bose bamwe baragukunda ngo wayi intashye zabo. Murakoze cyane kandi natwe nanjye n'umuryango wanjye mu badutahirize. Ejo bundi nano wakoze ikiganiro n'umuntu twa Gatanazi mu makuru Gatanazi uvuga ku mubyeyi wawe. Uvuga yuko yakubwiye mukira abana ngo ati nubona babira bari kurwana uzajya hagati nturebe ku ruhande rumwe kugira ngo tabagamira kuri uwo muntu cyangwa ku rundi. Byatumye nshaka kumenya wagira ikintu gito uvuga ku mubyeyi wawe. Byagenze gute mukira abana, memoire, umubyeyi yarameze gute? Umubyeyi wanjye yari umubyeyi ukunda umuryango we. Iryo somo ntabwo ari ryo bari ryigishije jyenyine, ahubwo twese abana be
yaratwigishaga. Yari yarashyizeho n'itegeko ry'uko twebwe twese abana be aho tuzaba turi hose ku itariki ya 31 z'ukwa 12 tugomba kuba twatashye turi muhira kugira ngo turangize umwaka. Twabikoraga buri mwaka, turangize umwaka turi kumwe kandi dutangire n'undi mwaka mushya nanone turi kumwe. Icyo gihe rero uko byagendaga, muzehe yatubagiraga ikimasa, yaduhaga ikimasa ku itariki ya 31. Cya kimasa tukakibagira, noneho twamara kukibaga tukanakibaga twokeje twishimye turi mu munsi mukuru, ndetse abanywa inzoga bazizanye, abanywa za fanta n'amazi byose bihari, tukabaga tunanywa tunokeje twishimye. Nimugoroba twese tukaza kuzamura ikirahuri mu masaa 6 y'ijoro, turangiza umwaka dutangira undi kandi twese turi hamwe dufatanye. Ubwo tukamara indi minsi nk'ibiri tugataha, tugatandukana, tukajya aho buri wese ahaba. Bakora i Kigali bakajya gukora i Kigali, ababa ahandi mu yindi mijyi cyangwa mu yindi mirwa nabo bakagenda. Ariko mbere y'uko tugenda cyangwa n'uwa mbere ugenda agenda, data noneho yaraduhuzaga twese akaduha isomo. Niho rero yatwigishije na rya rindi rivuga ngo bana banjye nimubona, ntabwo ari ryo nyine yabibwiraga n'abana be twese, umuryango wose uteranye, ati nimubona abavandimwe babiri barwana, noneho bakabahamagara bati nimuze mukiza abavandimwe, mukavuga ati mwana wanjye uri we wese uramenye, ntuzagende ngo urebe abo bantu amaso mu yandi, ntuzajye kuko bashobora risika kuguha ruswa. Uzaze b'abavandimwe, umwe ahagarare ibumoso undi ahagarare iburyo, noneho wowe uhagarare hagati yabo. Noneho wirinde no kureba wa wundi ibumoso, kuko rya jisho riri ibumoso rirashaka kuguha ruswa, ryagerageza kuguha ruswa kugira ngo kugukorompa, kugira ngo uhagarare mu ruhande rwaryo. Wirinde kandi no kureba ko irya jisho riri iburyo bwawe, kuko naryo riba rishaka kuba hari ikintu ryaguha nka ruswa. Wowe uzajya uhagarara hagati gusa mwana wanjye, niko data yatubwiraga, muzahagarare hagati mwirebere hejuru, noneho muvuge ukuri kandi ukuri konyine, ntukagire ikindi kintu uvuga kitari ukuri. Ndakumva nta kongera no kugira. Ibyo mwabikoze imyaka ingahe kuva neza? Ubuzima bwose buri mwaka ndiko byagendaga, kandi n'ubwo mu buzima twaye ubona ko ya masomo ni yagufashije kugeza iki gihe, aho ureba ikibazo ukanga kubogama ukavuga ati ngomba kujya hagati kagikemura. Data yigendeye ku itariki ya 12 kwezi kwa gatanu muri 1991. Ariko uwo mwaka n'ubundi yari yaduteguriye ubunane. Nanjye rero n'umuryango wanjye twese twari twagiye iwacu, niho twaririye ubwo bunani bw'uwo mwaka wa 1991. N'uwo mwaka kandi yaduhaye isomo. Impamvu navuze iryo ngiryo gusa ryo kwirebera hejuru, nturebe uburyo nturebe ibumoso, byo kwirinda ruswa, nuko ari ryo nabonye ryari isomo rikomeye cyane. Ariko yaduhaye amasomo menshi kandi yaduhaye buri mwaka. Muzehe murakoze, ndi umubyeyi ari mwiza, ahari yagumye aruhuke amahoro, arabona umujene we, umuhungu we cyangwa umusaza we, arabona ko umwana we agikomeje mu murongo amwerekeye ko azagenderamo. Rero muzehe, namaze igihe nibaza ikibazo. Njye navutse kwa Kagame, sinzi ibyabaye imbere ya Kagame ko bimeze. Wowe uri mukuru cyane, urumva izi guverinoma wazibayemo, wabaye no wenda mu gihe cy'abami, ndagira ngo tubwire imibereho uko ubu ngubu bimeze mu Rwanda irakomeye. Umwana kugira ngo ave hasi agera hejuru bisaba ko umubyeyi akora bwabaga. Rimwe na rimwe dukora bidashobora kugira ngo abana bacu babeho. Nkibaza mwege kera
uburyo bwo gukura bwarashobokaga, abantu babaga bafite ibyo kurya, barasangiraga, barabafungaga, n'ibintu njye nibaza bikananira. Kera bitandukanye n'ibya none, kuko kera twebwe dukura ababyeyi b'abahinzi baragendaga bagahinga ibyo bashaka guhinga babona bazagaburira abana babo. Ariko mu Rwanda rwa none ntabwo umuntu ahinga ibyo ashaka, ahinga ibyo bamutegetse guhinga, ibyo babandi bari mu nda y'ingoma bifuza gucuruza, bazavanamo inyungu zabo bwite zizaza atari inyungu z'umuturage. Kuko hari ahantu henshi hari hateye intoki mu gihugu cy'u Rwanda. Twe dukura twakuze munsi y'urugo no mu bikombe hirya no hino hose hari imirima se, na muntu yabyita imirima se, hari intoki nyinshi cyane. Mwabaga mwejeje, abaga hezi hose heze mu intoki, abantu bakagira bakabona ibitoki, abantu bakagira bakabyenga, bagatara bakenga, bakazavanamo inzagwa, benshi bakazana turira inzagwa nziza, bagashyiramo amuki, abandi byose bakabikora. Ubu ngubu rero ntabwo umuntu agihinga icyo ashaka, umuntu ntacyorora uko ashaka icyo ashaka. Mbese mu yandi magambo, umunyarwanda ntakiruwe ngo yigenge. Umunyarwanda wo hambere wa mbere ya 1994 yarigengaga, ariko umunyarwanda w'uyu munsi ni umunyarwanda ugendera ku mabwiriza, ukora ibyo bamutegetse gukora, ni umugaragu mbese ugomba kubaha ingoma, yaba atabiyubashye umye arapfa, cyangwa yagira amahirwe agafungwa, yagira ugize amahirwe ajya imageragere. Tukiri aho ngaho, sinzi uko nimba imirimo ababyeyi bakoraga kera, nzi ko habaga arimo guhinga, ubucuruzi wenda buciriritse, mwigeze mubona igihe aho leta iza gufunga ababyeyi, tuvuge yateze urwagwa bakaba baramufunze, yagiye gushaka ubuzima bakaramufunga, mwari mufite igihe yuko umwana ashobora, nk'ubu twebwe urakura kugera ku myaka 20 ufite nk'umubyeyi ashobora kuba afunze nk'inshuro 2 cyangwa 3, atari cyaha, ari uko yaciye agakora akazi ntibyemewe, yanze gutanga umusoro. Ibyo bintu byabagaho, abantu barafungwaga bazira ubusa, cyangwa nibyo ngo data yashaje amaze imyaka 93. Okay. Mu myaka 93 yashaje amaze, ntabwo yigeze afungwa. U Rwanda rufunga ni urwa none gusa. Ubundi imbere n'abanyarwanda bamwe barafunzwe, ariko ntabwo hashobora kuba harimo n'abarenganaga, ariko ntabwo amagereza ariho uyu munsi yigeze abaho. Nabivuze kenshi, muri gereza jyewe nafungiwemo nahageze harimo abantu bageze ku 10,000. Yari ya gereza ya Ntuza ya Nyarugenge ya mbere, noneho baza kuyimura bayijyana imageragere. Igeze rero imageragere cyangwa imageragere, bamwe bari imageragere kuko mbyiteranya n'ingeragere. Noneho rero bavuye ngo muri iyo gereza ari abantu 3,000 ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri muri 2017. Ariko jyewe nagezemo hagezemo 10,000 muri iyo gereza imwe, ku magereza 19 mu gihe cy'imyaka 3 ituzuye nayo ituzuye imyaka 3. Noneho mvamwo muri 2013, urumva ko yari imaze hafi imyaka 6, yari imaze kugeramo abantu 18,500. Ubu rero abantu benshi cyane, ingoma ya FPR n'ingoma iyobowe na Marezoma na Perezida Kagame, iyo guca ibihanga, gufunga ni umwuga nk'iyindi. Tukiri aho ngaho, abanyarwanda kubera ko tugira ibintu byo gusetsa, basiga bavuga ngo nubura uwawe wamubuza ahantu hose uzamusanga imageragere. Nuvuga ngo niho hano ari icyizere cya nyuma cy'uko uwo wabuze mu gihugu ushobora gusanga ari muri gereza ariho abitse. Nuko dusigaye duca umugani. Rero muzehe, hari ikindi kibazo cy'amatsiko mfite, ni ikijyanye na bimwe mu bikorwa wakoze. Ariko narabivuga, nashaka kubaza muzehe, icyongereza kimenye gute? Kuko ngiye abantu bose nzi ba mbere 94 ni baki bavuga icyongereza, wowe kimenye gute? Wize kugira ngo umenye izo ndimi? Iki kibazo nashatse kubaza.
ibyanjye bitandukanye n'iby'abandi benshi kuko jyewe navukiye nkurira Igitwe, rikaba ari ishuri ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Iryo shuri rero rikaba ryarigishagamwo Abanyamerika. Icyongereza rero twebwe twigaga cyinshi, aho abandi bigaga amasaha 2 mu cyumweru y'Icyongereza, twe twigaga 3 cyangwa 4. Twigaga cyinshi rero. Ariko rero naje kujya no kwiga muri systeme ivuga Icyongereza kuko naje kujya kwiga i Nairobi. Noneho rero muri ubwo nagiye Nairobi muri 80, ariko mva i Nairobi noneho njya mu Busuwisi buvuga Ikidage. Ariko n'Ikidage nari narakize muri Ecole Hotelière, noneho ndagenda ngeze no mu Busuwisi na cya Kidage nacyo nsa naho nongera kugikarishya kucyongera. Ubwo n'Ikidage wenda warakibagira cyashaka kukivugaho cyangwa byinshi gikeya, ariko ndabyumva, ariko ngubu kukivuga ntabwo kuko ntakunze kugipratika. Kukivuga ntabwo nkikivuga neza, ariko birumvikana kuko ikintu mbona kimwe mu by'umufana Kagame no kuba ushobora kuvuga indimi nyinshi kumurusha, kuko ni ikibazo gikomeye cyane. Dukomeze muze. None rero mbere ko tugera ku kintu kimwe nashaka kubaza cyo cya Hotel Rwanda ibya 1994, wabonye akazi gute? Sinzi waje watangiye kujya muri hoteli, gukora mu hoteli gute? Cyaciye he? Simbizi waraplyinze ni ikintu nanone n'andi mateka. Nagize amateka maremare atandukanye n'ay'abandi. Nkiri mutoya nize teolojiya, noneho ndangije teolojiya ndaza ibyo jyewe nita par accident nibona muri industrie hotelière. Umwe muri bagenzi banjye twari twariganye muri secondaire niwe wari chef wa reception kuri Mirikorine. Yumvise ko jyewe nageze mu Rwanda mvuye kwiga muri West Africa, noneho araza arantumaho arambwira ati, abwira umuntu yantumyeho ati, ugende umbwirire Paul uti yakwifuza ko mwabonana. Noneho kuko twari inshuti cyane, twigana muri secondaire, yajyaga afata ivarize akabwira iwabo, akabwirana ko ishuri ati ndatashye ngiye muri weekend ndende. Noneho akambuka amazi akaza mu mugezi, akaza iwacu hakurya y'ishuri, noneho akaza tukamarana nk'iminsi 2-3. Nyuma y'iminsi 3 nakikorera ivarize ye, umwana w'umuhungu akisubira ku ishuri. Twarabanaga rero, twari inshuti cyane. Yumvise rero ko naje antumaho kugira ngo nze kumureba. Ndaza nza kumureba, nje kumureba, noneho arambwira ati numvise ko waje, none se wari watangira akazi? Ntoya, ntabwo ndatangira akazi. Utari watangira akazi se? Niba utari wagatangira ntabwo ntiwaba wikorera hano, noneho ukabona udufaranga igihe cyose, utwo dufaranga udukeneye ni cyane. Ati natangira ryarise? Ati niba ushaka gutangira n'aka kanya ushobora gutangira. Uri imyaka ingahe? Ntabwo ubyibuka. Nari mfite icyo gihe mvuye iriya, nari maze imyaka 20 hafi 4. None se mzee akazi warutegereje karakaye uretse kumwaka kamurote wowe nakaye kazi warutegereje gukora? Nashoboraga kuba na pasiteri kuko nari ndangije teolojiya. Noneho ubwo ndaza ndatangira. Noneho ntangiye nyuma y'amezi, natangiye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere muri 79. Noneho mu kwezi kwa 8 haba stage, abantu bizo ikintu cya formation yari financé par Abadage, igakorwa n'Abasuwisi kuko nibo bahanga burya ba mbere ku isi muri ntuza mu bya hotellerie. Burya ni ishuri ryiza cyane, kenshi cyane mu myaka myinshi ryabaye Lausanne. Nuko noneho rero Abasuwisi bati Abasuwisi baza guforma Abanyarwanda. Baje guforma Abanyarwanda, société nakoreraga ariyo ntuza compagnie rwandaise d'hôtellerie et du tourisme irazi iti mubo tujya guforma nawe urimo.
mu bagiye muri formation ntoke noneho nanjye njya muri formation ngeze muri formation mpahurira n'abaswisi abaswisi barandeba bati wowe ntabwo uri receptioniste wowe uri directeur d'hotel ahubwo dufashe guforma abagenzi bawe noneho numara kudufasha guforma abagenzi bawe we turaguha buruse noneho ujye kwiga uvemo uri directeur nibwo rero bampaye buruse nyuri Nairobi kuko nabyo byari ishuri ry'abaswisi ndangiriza mu Swiss noneho ndagenda ndiga mvuyeyo rero ubwo navuyeyo ndi directeur general. Okay, Nairobi wezi nyanga babo muroge namazimo imyaka 4 n'amezi menshi. Ubwo niswari wasanga bamaze kukimenya nacyo. Igiswari nabari kwa muri South Africa. Okay. Nabaye muri South Africa. Kubera ko kubona urugendo ngurwo ku muntu asa nk'abigize mu ruhare ku giti kiwe muri uru Rwanda ntabwo byashoboka. Kuko hari gihe haza okaziyo mu Rwanda tuvuge ati nkuti hari amagurgo yaje. Imyanya wenda abantu 20 imyanya 15 ya mbere kafite banyirayo. Ni ya bene iyo bifite banyirayo muza mujya hasi ni bene yo nyine ubwo rero ubu ntabwo bisho ni bene yo kwa byita ni kwa byita ni bene yo none se muze ubwo watanye gukora muri ngwanyi bamo muri hotel muri Coline kuva ryara ubwo gwatangiye nahakoze umwaka wa 79 hanyuma mpita nsubira mu ishuri mva mu ishuri ndangiza muri 84 noneho muri 84 nagarutse Rwanda ku itariki ya 15 ukwezi kwa 9 muri 84 ngi wacu kujya kureba ababyeyi n'abana noneho ndonye ubwo ngaruka i Kigali ku itariki ya 1 ukwezi kwa 10 muri 84 nibwo natangiye gukora noneho muri Mirikorine noneho ndi directeur. Mbese muze cyose matseko ubu ngubu nta muntu ugaruka mu Rwanda wagarutse ku cyo wagarutse n'icyatumye ko ahantu ari mu Busuwisi hari offering nziza no kurushaho hari tuzi twiza ku cyo wagize bateka nsubire mu Rwanda njye gutanga ubumenyi bwanjye kubera iki wari ufite umutima ibintu biratandukanye mu gihe cyacu kugeza muri za 90 nta munyarwanda numwe wajyaga hanze ngo agumeyo. Twese twakundaga twifuzaga gutaha kuko twageraga iwacu ukabona wari umuntu nk'abandi ukabona icyo ushaka. Nizo mpamvu rero twese twatahaga ntabwo ari jyewe jyenyine twese twaratahaga ababaga baragiye twese twaragendaga tukiga tugahaha ubumenyi nyine nk'uko bivuze twamara kubona buri wese agataha akajya kubukoreshereza igihugu cye. Okay, muze murakoze kuduha izo ni cyamake nago wajyama ngo birangize n'iki. None yo muzehere tutangire ibibazo byo mu Rwanda byatangiye kuva kera ariko uko ubibona ngiye mbona ngo FPR bavuga ngo iza mu Rwanda haje vutse ibibazo 91 wakoraga muri hotel n'ubundi uri muri hotel cyangwa wakoraga nandi hantu cyari umukonsulta tuvuge kuva 89 kugera 95 jewe ndi hoteli nakoze natangiye gukora muri hoteli muri 79 nkuko nakubwiye ku itariki 24 ukwezi kwa mbere mvamwo njya mu noneho kubyiga ngaruka mu Rwanda mu 84 noneho nza ndi directeur nakomeje kuba directeur kugeza ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 9 muri 96 mpunzi ariko ubwo urumva ngo wakoraga amahoteli imwe cyafite hoteli nyinshi ukorera oya nabanje gukora muri Mirikorine noneho muri 92 mu kwezi kwa 9 baranyimura njya kuba bantandukanya n'umuzungu icyo gihe habaga aba directeur babiri habaga umuzungu mu masosiyete yose hakaba no bitaga homologue w'umwirabura no rero ugiyeyo nari directeur w'umwirabura noneho rero baradutandukanya kubera intambara noneho na business zitagenda neza cyane nkuko umuntu yabyifuza noneho giye nguma we umuzungu aguma muri Mirikorine nanjye njya muri diplomate ariyo Serena Hotel y'i Kigali uyu munsi njya kuba directeur general wa ntuza wa Serena muri 92 noneho mvayo muri 96 mu kwezi kwa 9 nkuko nabivuze mpunzi. Okay, none ushaka kubaza ariko gihe intambara ndabyumva n'umwuga mwiza intambara yo mu Rwanda itangira umwuka wari umeze gute mu hotel byari bimeze gute kugira ngo numve aho waje gufata umwanzuro byari bimeze gute nkuko abantu bumvaga ngo babanaga amasasu intambara sinzi ko mwabyumvaga ariko ndakuba muri hoteli cyangwa muri service industry tourism nkuko bivuga
byari bimeze gute? Mwakoraga neza, mwari mwishisha abantu, abakiriya mwabakiraga, byari bimeze gute? Muri Miracle intambara itangira muri 90, burya Miracle niyo hoteli ya mbere yari ifite ahantu heza yari iri. Yes. Hajya niho hari mu mujyi hagati. Yego. Ndetse na Diplomate ntabwo yari nkiri kure yayo. Zirya nizo zagiraga abakiriya benshi cyane ku buryo Miracle njye nkoramo todo occupation yacu yari nka 85-90% buri mwaka. Yahoraga yuzuye. None ahubwo ukabona nka za Meridien, nka za Hotel Urugwiro arizo ahubwo zitagira abakiriya benshi kubera ko zabaga ziri kure. Zabaga ziri kure. Twe rero twagiraga abakiriya benshi, twari amahoteli ameze neza cyane. Twari hoteli ni societe yacu yagiraga ntuza. Banyiri hoteli bari bande? Banyiri hoteli bari yari Sabena. Ya societe y'indege y'Ababiligi. No yari company iri independent cyangwa leta yabavugiraga muri rimwe na rimwe? Ihita. Mu Rwanda ubu ngubu nta kintu kiri independent kibaho. Nta kintu kibaho. Ndashaka kumenya sovereignty yanyu, twebwe twaritegeka gurebye. Twarayoboraga, twari abayobozi batanga za raporo za buri mwaka nziza na za bilan, hakaba na za conseil d'administration n'abandi bayobozi n'aba leta babagamwo bien sûr aba membre ba conseil d'administration. Ariko burya leta yaje gukora ikosa muri 85 nibwo nkigera muri Miracle nibwo twayikoreye icyo bita extension, nibwo twayongereye iba nini kurushaho. Noneho icyo gihe urabona hari akantu kabaho gasa ubona ari perpendiculaire. Ndakabona. Noneho kari hirya ya piscine. Burya irya pariti twayongereyeho muri hagati ya 85 na 87. Mu kwezi kwa karindwi nibwo twayirangije. Nari impari rero. Icyo gihe donc amahoteli yose yakoraga neza. Miracle yari igitangaza, ari hoteli nziza nyine nziza cyane. Yego, ndi kwibona kandi urumva uretse ko ari ahantu heza kubiri kuri standard wenda bari hoteli nye cyangwa eshanu suko mwabaraga kera ifite na society. Sabena ni company ikomeye, byatumaga biza cyane. None muzehe rero cyozo cy'amatsiko kiruta ibindi byose, intambara iratangiye. Ese wowe waratekereza bati ahantu ndi nkorera niho hazaho ubuhungiro bwanjye bikomeye, cyangwa byari bisanzwe gukora akazi kugira ngo kuko nyuma yaho wavuze ati kugira ngo iyi jenoside ndi kubona kuba abantu bashiranga, hari ukuntu nyine waba ufite impamvu hizera ntazi kugira ngo ntabwo nahizeraga mu buryo burenze ahandi. Yego. Gusa nuko ariho nakoreraga. Kandi jewe nizera ndashidikanya yuko iyo umuntu agiye mu bintu yagombye kwemera kubijyamo, yagombye kwemera kubijyamo kuko abishima. Rero nagiye muri hoteleri nyishima kandi nyikunda. Ariko nkagira no muri principe zanjye, principe ivuga ngo umuntu ni umuntu kandi umuntu wese agomba kubahwa nk'umuntu. Niko jewe nagiye gukora muri hoteli. Burya byabaye muri 94, byabaye maze imyaka hafi imyaka 8 nkora muri Miracle. Ariko naje kwimuka nkuko nakubwiye muri 92 njya kuba directeur general wa Diplomate. Icyo gihe ngiye kuba directeur general wa Diplomate nahamaze imyaka 2. Hafi 2. Noneho ahubwo nibwo bya bindi byabaye. Jenoside iraba, ubwicanyi indege ya Habyarimana barayihanura. Bayihanuye jewe burya ndi directeur wa Diplomate. Yego. N'iryo joro bayirashe narindi muri Diplomate ndi kumwe na muramu wanjye Thomas n'umugore we Fidence. Turimo dusangira. Uwanjye mugore ntabwo yari yashoboye kuza kutureba. Bo baje ku kazi. Kuko we yari yatinze ku kazi ke. Noneho atinze ku kazi ke akaviriyeho ananiwe
ahita yitahira. yego. Ni nawe wumvise ya ndege za misile zisekura ya ndege yari itwaye perezida w'u Rwanda na perezida w'u Burundi. Noneho ayumvise araduhamagara aratubwira ati nimutahe. Twaratashye mu magambo make, turagenda ngeze imuhira, numva umuzungu diregiteri wa Mirikorine arantelefonnye ati perezida wanyu yarapfuye, depeshe tuwa wongera ugaruke mu mujyi. Mpamagara abantu bose barimo abasirikare b'amajandarume kugira ngo ndebe uko bamfasha nkava imuhira, kuko nabitinyaga ibiri bukurikireho, kandi byaje kugaragara yuko ibyo natinyaga byari ukuri. Noneho ubwo ngubwo ndababura, ahubwo igitangaza kindi cyabaye nuko icyo gihe n'abaturanyi bacu bageze batya bose bahungira iwanjye muhira. Kubera iki? Simizi, ni Imana. Cyangwa madamu yarababwiye ati muze, cyangwa bababwiye ngo nimuze, ni Imana. Cyangwa ashobora umuturanyi mwiza, cyangwa umuturanyi. Ni Imana yabikoze. Nari mfite minibus ya Mirikorine, dufata abantu, twari abantu 30, twageze igihe tuba abantu 34. Mfata ya minibus ya Mirikorine n'imodoka y'umuturanyi nawe wari wacu. Noneho twipakiramo tugenda minibus idashobora itanafungika mbere, igenda gahoro cyane. Turagenda tugize dutya, twibona n'ubundi kuri diplomate. Naje kuza kuri Mirikorine ku itariki ya 12 gusa, kuko diregiteri waho w'umuzungu bari bamuhungishije kuri 11. Noneho jyewe kuri 12 mu gitondo nibwo navuye noneho kuri diplomate, aho urebye abantu twari dufite bari abantu basanzwe, tandike kuri Mirikorine hari hamaze kugera impunzi zigeze kuri 400. Tukira ngaho hoteli ubundi yari isanzwe yakira abantu bangana gute? Simbizi. Hoteli ya Mirikorine ifite, yo narinzi cyetse niyo yariyongereye, yari ifite ibyumba 104. Ibyumba 104 abantu maximum bashobora kujyamwo. Ushatse wavuga wenda ibitanda double, urumva ko n'abantu 200 n'abandi. Ariko rero icyo gihe hari hamaze kugeramwo abantu haje kuzamo abantu 1268. Bari baje nko muri context bahunze cyo baje gukodesha abandi. Nyine sinzi impamvu bahisemo kuza ari. Nanjye sinzi impamvu bahisemo kuza kuri Mirikorine, ariko rero nta muntu uviwe ngo ajya ahantu mu nkambi amareyo amezi 2 cyangwa 3, nta mu buryo busanzwe. Oya, ntago bisanzwe busanzwe. Yari nk'inkambi. Noneho uragiye usanze amaze kugira abantu bangana gutya, bamaze kurengana capacity yabo, ubwo wari gutekereza ufata sinda bikora gute, ndahera hehe, nyine ni gute watangiye? Ndahageze ntakinahaba n'abakozi batakira abakozi banjye, kuko nari maze imyaka hafi mpavuye. Ariko ariko ya society, ariko buhazi nari mpazi cyane, mpazi mu mutwe. Oya, ndabwo n'imande nguni byose ubizi, nta kintu kimwe cyane cyose, byose nari ntozi twose nari nyize mu mutwe. Urahagize usangana abantu benshi? Ndahageze nsanze hari abantu benshi cyane, ariko abakozi mbona bamwe barasa n'abari mu ruhande rw'interahamwe, abandi ukabona bari mu ruhande rw'inkotanyi. Ndaza mpagarara hagati ndababwira nti, aho muri uyu munsi ntabwo mugomba kuba iburyo cyangwa ibumoso. Mwebwe nimuhagarare hagati y'inzirakarengane ziteraniye aha ngaha. Nicyo Imana yabahamagariye. Mbona bamwe batangiye kwigira ibitangaza ngo ntabwo ngo ntabwo uri diregiteri wacu. Ako kanya mpita mpamagara sosiyetani Buruseli. Twaravuganaga buri mugoroba saa 12. Twagiraga ikiganiro nkabaha raporo y'umunsi wose y'amasaha 24. Noneho ndababwira nti, aka kanya nimunyoherereze ibarwa ivuga yuko jyewe indezinya hano ko ari jyewe diregiteri wa Mirikorine. Bahita banyoherereza nk'uko ubibona muri hoteli. Yego. Bahita banyoherereza ibarwa cyane, byose bampa n'ibindi byinshi ukeneye kugira ngo bakubahe n'ibiro byasabiye n'ibindi byose n'ibyabo. Ndabyumva. Ubwo nutemera agahita yemera icyo gihe. Noneho bati utemera umwirukane.
noneho babakozi rero abo babonaga basa n'abashaka kugira uruhande bajyamo bose birabacecekesha. Noneho ndaza ntanga amabwiriza ibintu byose ndabijera mpagarara hariya bose baraceceka. none se muzee ari ikintu kincanga ubwo se diplomate wahise ubareka cyangwa ari hose warakonturaga habiri? Oya, kandi nakubwiye yuko ibyasabe na byose byahise bijya mu biganza byanjye byose. Nabyumvishije none rero sasa rero muzee kubaho mufite stoke se mwari mufite bihagije? burya muri Coline niyo yakoraga catering ya Sabena. Sabena kandi yari ifite volo nka 7 zisanzwe za buri donc volo ya buri munsi yagiraga volo nka 7 mu cyumweru. Ikagira n'ivyo bita karigo za ndege zizana imizigo. Ibyo rero byose twari dufite ama stock manini cyane. Ibi stock binini cyane bingana n'imisozi. Na diplomate nayo yari ifite ama stock kuko niyo yakoreraga noneho Air France. Twe twakoreraga catering, twakoraga catering ya Air France, ntabwo ari Meridian yari y'Abafaransa, ni twebwe twabikoraga. Noneho nayo yari ifite amastoke angana umusozi. Noneho byo byose hamwe byafashije impunzi, ariko rero na Croix Rouge yaradufashaga nayo ikaduha ibyo bintu. Ubundi rero ngatuma n'abantu banjye abakozi banjye nkabatuma bakagenda kuzana ibyo kurya hirya no hino mu biho bashobora kwibona, bashobora kujyayo. Ubwo se akabazo k'amatsiko nibaza abantu uko bagendaga biyongera, hari mwabahamagaraga wajya kubona akabona ijana ejo haje 30 abandi bene nka 20 kugeza ejo bundi abandi ijana ushoboye akabarageze, mbese kugira ngo wisange ufite abantu 1668 urumva mbese kugira ku munsi abantu bakirigunga niko bitekereza. Abantu barizanaga bari ku buryo twabuze naho tubasasira mu byumba bageze ubwo baryama muri za koridoro. Kuko nta yandi mahitamo yandi yaragihari. Bakanywa n'amazi muri pisine. None unetse ko nta yandi mazi yarakiza twari kubigenza gute? Nta kundi. Cyakora hari n'ikamyo ngewe nakoreshaga kugira ngo ijye kutuvomera amazi, ikagenda ikayavoma amazi sare, amazi ariyo yose. Icy'ingenzi cyari ukugira amazi kuko hari ahandi se amazi yarari, ko nta mazi bari barayafunze n'amashanyarazi barayafunze, ibintu byose byarafunzwe. 94 burya iyo numva abantu bamwe nkaba Makuza bavuga ngo Rusesabagina ngo yabagaburiraga bike, none so niba yari umugabo yavirikiwe ko yarafitiwe yakubwira ko yavuye bigenze bite? Wagira ngo wagaburaga umuntu wagaburaga abantu 200 nango ndike nimba barabashaka kurya bose nta kibazo. Bari bashaka kurya bose kuko batarya baba barapfuye n'ibishwe n'inzara, kandi nta wapfuye azize inzara, kandi nta washoboraga kwigaburira. Bose abari baje bari muri Coline bari impunzi, nta n'uwageraga hasi muri koridoro, birirwaga mu byumba. Ubwo rero ibi bikubaje ko narebye film ya Hotel Rwanda bwa mbere nyine bari ko nawe niri umwana ntabwo numva icyo bisobanuro no kureba film nkuko narebye film isanzwe, ariko nyuma yaho ya film iva ku marist film yemewe ijya ku mafilme atemewe. Nuvuga ngo atemewe na leta y'u Rwanda. Atemewe na leta y'u Rwanda. Mu Rwanda avuga ati bagashiraho zose shooting dogs byandi bagashiraho ira Hotel Rwanda bayikuramo ntibashaka kongera kuyumva. Ikibazo nibajije ku cyambere ni kangahe kwijana ibyabaye muri Hotel Rwanda ari byo? Ibyabaye muri Hotel, ibyo bivugwa muri Hotel Rwanda ni 100%, ariko hari icyo kuri nuko tuterekanye hari ubugome tuterekanye. Hari ubugome tuterekanye mu byabaye mu Rwanda, ariko Hotel Rwanda ni Hotel Rwanda yerekana ibyabaye muri Coline, ariko ubundi twerekana ubwo bugome bwose ntawe ari kuyireba. Ko ari iteye ubwoba, ntawe ari kuyireba. None se kubera iki mwayikore muri ijyande mwagikora muri Afrika y'Epfo? Kuko twatinye kugikorera mu Rwanda. Mu Rwanda hari iminota ya mbere nk'ine niyo yakorewe i Kigali, kandi nanjye mu bushishozi nararebye nti iyi filime ugiye kuyikorera mu Rwanda ukerekana ko hari umuntu ushobora kuba yarabaye
byarakoze ibintu bigirira Rwanda neza birenze ibyo FPR yakoze, ibyo Kagame yakoze, ni ibi bintu byankoraho. Sinakwifuza rero kujya kubikorera mu Rwanda kuko nzi neza ko bishobora kunkoraho. Kugira ngo bitankoraho turabikorera ahandi hantu. Dushaka rero ahandi hantu hari ibintu byiza bibiri. Bwa mbere ahantu n'ubundi hari abasipesiyalisite b'ibyo bintu bya filime, kandi ubona abantu bateye imbere babyumva. Noneho tuti reka tubijyane muri Afurika y'Epfo, tuba ariho dukorera montage, kuko n'abakiteri bamwe na bamwe babonye ko ni Abasud Africain. Ntabwo wanabimenye, ntabwo wabimenye. Ni Abanyafurika, ni Abirabura. Tujya gusa nawe ubona ko ariko ntabwo ari Abazungu, ntabwo ari Abanyarwanda. Rero nabonye kuri filime umugabo witwa ngo Don Chido. Ne Don Chido. Ari very thankful kuba yarabonye iriya hole no kuba yarabonye iriya academic niko yita. Iyo urebye ubona yuko ari ibintu byamushimishije, kandi nyuma yaho nibwo byaje gufasha Hollywood barabasitari baje kugaruka mu buzima bwawe. Okay, process bagena icyo nshaka kubaza. Ni hagati yawe na Kagame. Ngiye mbona Kagame ikintu kimubaza nuko wamunaniye. Byita ko ari projet yamunaniye n'Rusesabagina. Urabona aragushaka arakubura, rimwe aragufatisha, akutumaho abantu abaza neza n'abaza nabi. Ubona ibihembo bikamubabaza. Mbese uri mu bantu bake bamunaniye, niko nabyita. None nkabyibaza kuba ufite umuntu kwanga kuriya, kuba ufite umuntu kugendaho ejo n'amanywa ari president w'igihugu. Ubyakira gute, ubyumva gute? Kuko niwe mwanzo wawe nabonye byaze bikunze ufite wa mbere. Aho ngaho rero niho hari ipfundo none. Ibyo yakoze bari mitwe y'abantu barwanya igihugu hirya no hino mu karere, b'i Burayi, mu Bubiligi, mu Faransa, muri Amerika, b'Abanyarwanda bafatanyije n'abanyamahanga aho batuye, babafasha, babashyigikiye, ibyo birebire. Noneho aho rero niho ikibazo kiri cya mbere, ko muri iyo imitwe igirira nabi Abanyarwanda bafite icyo bagamije. Ushobora kuba banavuga ko icyo bagamije ari cyiza, ari guhindura, bavuga ko u Rwanda rutameze neza, bashaka kurugira neza, ariko ubwo buryo bakoresha banyuramo barica abantu. Hari yitwa FLN murayizi, hari yabaye ibintu bya MRSD nabyo, hari ubu kimwe kibi ikindi cyangwa bikaba byose hamwe, akitwa ko ari umuyobozi wabyo, akitirirwa ibikorwa by'iyo mitwe kandi akanabyigamba. Abantu bicwa muri Nyaruguru, bicwa muri Nyamagabe, bicwa hehe muri hariya amashyamba ya Nyungwe, batuye iruhande, bikaturuka mu Burundi bikinjira mu Rwanda bakica abantu bagasura, akabyiyitirira akanabyigamba akabivuga. Aho hari ikibazo agomba gusubiza. Kugisubiza kandi byazagisubiza baba hari abamukoresha b'i Burayi, muri Amerika, bahehe, abo ngabo iyo bigeze aho ngaho, ibyo bamufasha cyangwa ibyo bagira bati ni ibyo kwita amazina y'ibitangaza, ibyo ntacyo bitwaye. Ariko ibyo kwica Abanyarwanda, kubabuza amahoro, amaraso y'Abanyarwanda afite ku ntoki ze kubera ibyakozwe n'iyo mitwe navugaga, ibyo ngibyo ni ibigomba gusubizwa byanze bikunze. Kuri jyewe Kagame ashobora gushaka kungira nabi, ashobora gushaka kunyica, kandi yabishatse kera, kuko ibitabo bya mbere byanditswe n'abariya bitwa abantu z'Abagurevici n'abandi. Usomye igitabo cya Gurevici, we wish to inform you that tomorrow will be killed with our families, kimvugaho nka 20 cyangwa 25%. Ni igihe kivuga gusa. Ibyo rero deja byanteranyaga na Kagame, kuko Kagame ntashaka undi muntu wundi ugaragara, niwe wenyine ugomba kugaragara. Abandi twese
tugomba kujya ku mavi tukamuramya cyangwa tugapfa. abari turakurikira mbese tugomba gukurikira nk'umpumyi tugafunga amaso tugakurikira nka za hene yigiye imbere izindi zose zikagenda zikurikira. Igihe rero ntabwo ibyo bintu nabyemeye. Nageze naho mbabwira nti nizera mu buzima bwanjye yuko umunsi umwe nzapfa. Nicyo kintu cyonyine nizera. Ariko ni ryari, ni hehe, bizagenda bite, ninde uzabikora, n'ibindi byo nibyo ntazi. Ariko rero nanone Kagame agomba kumenya ko niyo yaba mpiga ntabwo nzapfa umunsi, isaha, umunota, isegonda mbere y'igihe cyagenwe n'uhoraho. njye mbyita ngo nta agisida ibaho mu gupfa. Ntabwo rero umuntu wese arapfa kuko agomba gupfa. Na Yezu byari byazinduye byasabye Yuda Iskariyoti bajya kumugambanira. Ntabwo rero ibyo ntabwo byantangaza. Na Kagame se ntiyagerageje kunyica. Mwese bibwira ko gushimuta umuntu ukamujyana i Rwanda ukamufata uko yamfashe ukamuheza ukamuniga ukamuniga Imana ikanga ko ashira mu mwuka neza wapi akabati mu ntagapfa. Ubwo tukiranga rero niho nagize amatsiko njya gukora ubushakashatsi ndeba intambara ya Paul ahantu bombi yatanye nayigejeje. Ubwo ndagendera ku bintu bita awards, ibihembo runaka, nagereze kureba ati reka n'ibya Rusesabagina ndebe n'ibya Kagame nsanga mu Rwanda naho ndi burusha kumacinga mwego babiri. Mbese umwava unakurikira tuvuge kuva mu 2000 ubone bihembo si bivuga amazina 2000, 2005 ubwo Kagame yabibonye 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 kugenda ukagera ejo bundi 2026. Ese intambara yo 2026 z'ukwa kabiri 2026 ibi bintu cyangwa ninjibona gutya cyangwa no kubibona hari competition utazi yuko mu bijyanye n'ibimenyi imyigire aho ugeze agomba kwagera kuko mbona kujya inyuma arakurikira simbizi aho nageze hose ntabwo yahageze kuko ntabwo niba ntubona hari hakurya uriya mudari nawuhawe na Bush. Yego numwe mu midari ya mbere niwo wa mbere muri Etazo wo bita imoto muri bita ntuza muri Presidential Medal of Freedom. Presidential Medal of Freedom, yes. Uriya Presidential Medal of Freedom ntayo Kagame yigeze abona. Yigeze ashaka yuko ndetse mu byo nashaka nagombaga kuzira nayo yari irimo. Kuko nabonye ikintu nka kiriya kigitangaza ati midari nk'ingi ntabwo ugomba guhabwa umuntu utari Kagame. Ati nabihanga bibiri mu nkoni imwe ati nibishoboka. Ati nibishoboka. Oya ariko ubwo nanone ifo kureba icyese cyari kirimo hariya muri iriya nkono. Yagerageje no kugura biranga kuko nawe nyeye byanze arahonga akabatireka nje n'amafaranga biranga. Ntacyo atakoze. Ariko rero jewe ntacyo nakoze kugira ngo uriya mudari muone n'imidari yindi mfite imidari myinshi cyane. Ni myinshi cyane. None se byamaze gukora ibiganiro ku isi birenze 500. Niki ngiki kirenga mu byindi uri gukora. Oya ntabwo mvuga iki ngibi biganiro n'abanyamakuru. Ndavuga ibiganiro nkorera muri za audience zirimo abantu 1000, 800 bityo 1000. Ibiganiro binini byose nje gutanga ibiganiro. Hari byo nabonye uri ku makaminuza uri kwigisha abajene. Nta minsi mike cyo mbona wageze muri Harvard yaje gutanga ikiganiro. We yageze mu bana nk'abana nkari nka sare wenda abantu 50, 40 avuga ati nimba Paul yagiye kuvugisha abana magana hari nanjye ngomba kugenda. Oya ibyo nibye giwe ndaje nakoze ibyo biganiro n'ubu ngubu ndacyabikora. Ntabwo ibyo bijyanye ntabwo bihagarara. Oya nibyo ntabwo bihagarara. Nuriya mudari sinzi na umuntu yabyita umudari cyangwa ishimwe bampaye ejo bundi kuri 10 kangahe mvuye no muri gereza na university yitwa St Mary's yampaye indi doctora mfite doctora hafi 10 mbitse mu nzu nawe ari kuza yaje nagiye ko nawe yaje. Okay muze yakibazo cy'amatsiko rero iki ngiki ni cyanjye ku giti cyanjye. Hari umwana w'umudamu yitwaga Olga Mugege basanze gafire muri hoteli yijugunye muri etage baramwishe bamaze kumwica bagenda mujugunye muri hoteli nyine hejuru bamujugunya hasi fenomene ngo yiyahuye. Navyo dise na kera mwege mukiri mu hoteli hari muri hoteli hoteli y'ubu ngubu yitwa ngo Ubumwe Grand Plaza. Yes, Ubumwe Grand Plaza ni hoteli zimwe mu za Kagame i Kigali. Ni kimwe reka nkwereke iyo foto
ni ngo ni ingiri Kigali hafi naho okay. ingiri hafi na uwo niwe bavuga umwana w'imyaka 35 w'umudamu yari afite umwana okay. Ikibazo nibashije namwe mwe mufite iza accident abantu bijugunya muri bikorine ngo bapfuye ngo basanze biyahuye ibyo bintu by'abagabo cyane iby'ubu ngubu. Oya ibyo bintu ni bya FPR na Kagame ntabwo ari nta handi byigeze biba. Okay, ndende kuvuga ngo umuntu nta bundi rigeze numva ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahubwo no kubikurikirana neza bakareba ibyo bintu n'amavuko yabyo. Oya nanjye byarambabaje ku buryo kugira ngo ni hoteli nziza nk'ingingo abantu biyahuye ahantu heza umuntu yasimbye ngo yagenga ari barasimbuka arica ko nta bundi nari narigeze numva ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, ni by'ubu ngubu uretse no muri hoteli nta nahandi nari narigeze mbyumva. Ariko se harantu bitanga mu nkunda amahoro mu Rwanda na etage imaze kumenyera ko abantu bajya kwiyahura. Bivuze mu nkunda amahoro na hano Nyabugogo hari etage ku masoko abantu ngo bariyahura umunsi basanga umuntu yapfuye yishe ngo yishe nako tubyite niba niko bahita. None se gukunda amahoro no kwiyahura bakabihuza bate? Abanyarwanda baca imigani byanze bati bahita mu amahoro bagaca imigani. Nuvuga ngo na hantu nyine bimaze kumenyera gupfa ngo umuntu yapfuye ngo yiyahuye tukabyakira ariko ntago ari byo turi kwihuta rege kiri kugenda kigenda sibyo. Nashaka kubaza rero kuri gushimutwa kawe nagiye kubona ngo Rusesabagina yafashwe ubwo twamenye turi mu Rwanda twamenye wenda we babaze n'isi ngita cyangwa ne bakubitse ntago nzige bari bakumaranye gusa twagiye kubona ngo Rusesabagina yafashwe bamwerekana amakuru byagenze gute wavuga gake urabivuga cyane ariko ushobora gucaho ku mayangi hari umuntu runaka kubeshye hari umuntu wangezeho yiyita umuntu w'Imana yego avuga yuko ari apotre avuga yuko ari pasitoro avuga yuko ari bishop avuga ko yoherejwe n'Uhoraho azi wanjye ahazanywe n'umuntu w'umwavoka witwa Innocent umwavoka nawe w'umunyarwanda ambwira we nyir'ubwite Innocent na bishop bambwira yuko bishop ari umurundi bishop wiyise umurundi ambwira yuko afite n'insengero i Bujumbura n'ahandi hose mu gihugu cy'u Burundi. Yego ati rero mwana wa mama message utanga numvise ari message nziza cyane. Yego kubw'ibyo rero nagira ngo nkurarike yego uzaze utange izi message uzibwire abayoboke banjye rwose ndakwinginze turumvikana. Yewe yanambwira ko azishyura n'amadolari 25,000 byantuza yo kugira y'igihembo. Y'igihembo ndetse aranavuga ati nibiba ngombwa tuzakwishyura n'indege izakuzana. Ubwo umuntu turaganiriye yaje na hano turaganira na Innocent bari kumwe noneho bazaza ahangaha avoka umunyamategeko baza ahangaha ntazi yuko bombi barimo banshuka baza ahangaha turaganira madamu arabagaburira rimwe kabiri dusangira nicyo kunywa baragenda ndavuga nti uriya ni umuntu w'Imana reka nemere nakire ubutumire bwe twumvikana yuko nzaza gukora ibiganiro muri za kiliziya ze twumvikana itariki noneho ndamubwira ntariko se umuntu w'Imana n'uwazi Burundi yanyura hehe ati buriya wafata indege ikakunyuza nk'Ikampala cyangwa kuzi Nairobi indege se izanyura Kampala izanyura Nairobi nabwirwa n'iki uko itazanyura ni Kigali. Ati rwose ubwo ngubwo yenda twaza kugukura ubwo nakodesha indege ikazaza kugutwara ntuza iriya jet privé ati ikaza kugutwara ikuvanye aho ngaho muri za Kampala na za Nairobi. Ndamubwira ntereka da
ntabwo jyewe nta ndege izambana yagombye kumbana i Kampala cyangwa i Nairobi. Ati none se yakuvana hehe? Tuza kumvikana yuko iyi ndege yakodesha yazamvana i Dubai. Twumvikana rero n'umuntu witwa Uwimana imbere ya ntuza y'umuntu w'umunyamategeko witwa Twagiramungu Innocent. Twumvikana yuko bombi urumva ko Twagiramungu yambwiye ko yari avoka we yaramuzi, nawe yarazi yuko umuntu atari umurundi. Mu yandi magambo n'uwitwa Twagiramungu Innocent nawe yarabeshyaga kandi ari umunyamategeko. Noneho ubwo ngubwo rero twumvikana ko bagiye gukodesha ntuza jet privé, ikazajya ngafata indege ikangeza i Dubai, ngahura na jet privé ikanjyana i Bujumbura. Nuko rero nafashe indege imvana muri Etats-Unis injyana Dubai. Ndagenda ngeze Dubai, nkigera neza nkiri inyuma ya immigration ntari nasohoka, mbona Bishop ari hari imbere antegereje. Ubwo indege yari imaze iminsi ubanza ari 7 cyangwa iminsi 8 itegereje, irimo yishyura parikingi. Urumva irimo itegereje, integereje. Noneho mpamagara umudamu ndamubwira nti madamu ngeze i Dubai, ningere ubu ngubu ndabona Bishop ari hano imbere, ningere Bujumbura ndaguhamagara. Nuko ndamubwo nari ndamuhaye nomero za Bishop z'uwo muntu w'Imana, ariko yaranamuzi yaraje nkuko nabivuze. Ubwo Twagiramungu Innocent avoka. None ubwo ndagiye nataveresheje, ngeze ndenze immigration, ngeze kuri Bishop cyangwa Apotre niyo mwungere Constantin. Noneho ubwo turaramukanyije rwose twishimye twese, nibwira ko ndimo ndamukanya n'umuntu w'Imana, ariko ndimo mhoberana na shitani. Shitani afite imitwe myinshi cyane. Ubwo ngubwo tugeze hirya gatoya, mbona n'umupilote. None arambwira ati dore umuntu utujyanye. Ndamuramutsa nti bwana witwa nde, tugiye he? Ati nitwa Alexandre, tugiye i Bujumbura. Urumva ko nawe yarari mu mpango, yakoze na repetition y'ibyo kukubwira bitagomba gw'abanyamuryango. Ndagiye ngeze mu ndege mpakubita, noneho banyereka umwana w'umukobwa batuye nguyu nawe niwe mu hotesi tujyana. Nti madamu witwa nde, tugiye hehe? Ambwira izina rye, ati tugiye Bujumbura i Burundi. Urumva nta mpamvu zo kutizera ko ngiye i Burundi, kuko ari umuntu w'Imana, ari umuntu w'Imana Bishop Constantin niyo mwungere, ari abapilote n'abahotesi bose bambwiye ko tugiye i Burundi. Ndagendera mu ndege, noneho bamugeze mu ndege bampereza akarahuri ka champagne, bagwamunyuza. Noneho bampereza akarahuri ka champagne, nsomaho nibwira yuko nsomye kuri champagne. Bagwe twamunyuza, naho arimo no twamunyuza. Ndagenda ngeze muri ndege ndasinzira, nakangutse ya ndege ikubise amapine hasi ku kibuga cy'indege i Kigali. Nibwo nyine navugije nibwo nategereje n'umutima warande barasimbuka. Mbonye ya tour de contrôle ya indi ya kera ishaje, kuko Kigali natangiye kugenda imvi Kigali kera ndi umwana muto cyane, nkiri mu myaka 20. Ndabyumva ese ni inzozi mbi zari zibayemo. Nuko noneho umutima wenze kumvamo, ndaceceka. Noneho ngeze bafunguye urugi, mpita ko kanya mpagara mu muryango mvuze induru, ntigeye Paul Rusesabagina baranyishe banzanye, barashimuse banzanye hano, baje kuhanyicira. Ndavuga ndakomeza ndabivuga nbisubiramo, setene mara abantu babyumvise. Baya nibyo nta uriya nta kintu n'abandi rero n'abari banshimuse n'abahari bishobora kuba ari mwe byankijije. Hashize amasaha menshi umugore wanjye abonye ntamuhamagara, noneho nawe ahamagara Bishop. Ati ndi Madamu Rusesabagina, nifuza kuvugana n'umugabo wanjye. Bishop ahita ako kanya ya telefone ayikuraho, abayita kuyijurwa, akarita agomba kuba aragatwitse. Noneho ubwo
kuko yumvise ko ibintu byabaye ibindi ngenda hari nicyo cyatumye batamaramo umwuka. oya kuba yarahise afatirana akatabazi bwabaga biri mu byatumye nibura iminsi yongera. nuko ibyo yenda noneho rero ko iminsi igenda ko ibihe bigenda biha ibindi niko ntuzana muze inkuru yakomeza ikagenda ariko ndagira ngo uvuge utuntu tungaye. ndagira uvuge nimba warabaye muri za safe house solitary confinement, mbese ibyo byari bimeze gute kuba uri ahantu uhishwe bakubundikiye, wabonye gute ibyo mu Rwanda? wavuze ngo ni a butcher bigize kuri mu kiganiro. Nebyo ntabwo yewe muri ntuza muri safe house mpita ibyo bita butchery, ni ibagiro. Yego mpita mu ibagiro. Kuki mpita mu ibagiro? kubera iki? kuko jyewe nabaye muri safe house iminsi ine. Muri safe house rero ni ahantu bakujyana utaza hariho, uboshye amaboko aboheye inyuma ka kandoyi, agatuza kenda guturika, amaguru aziritse hasi, noneho n'agahanga bagashyize mu mufuka, bakaza bakakujugunya aho bashatse uko bashatse, noneho udashobora no kunyeganyega, utashobora no kwinyagambura, noneho bakakujyana aho bashatse utareba utaza aho ugiye, ukazagira utyo ukabona, ukagira utyo ukagera muri ntuza aho mu cyumba bashaka kukujyanamo muri zo za safe house. none nibo bonyine impamvu bazita safe ni uko ari bo bonyine bazi ubugome buhakorerwa, nta wundi wundi ubuzi. noneho ubwo ngubwo bakagutorotira, bakagutoromatiza, bakakubita. mu gihe barimo bagukubita hari n'abandi barimo bashiririza ku ruhande, ukumva uri mu kumba urimo barimo bagukubitiramo, barimo bagutorotiramo, ukumva undi muntu mu kumba k'iruhande nawe avugije induru ati baranyishe avuze induru atabaza, nyabuneka ni mu ntabare, nyabuneka ni mu ntabare, nyabuneka ni mu ntabare. isaha igashira, amasaha biragashira, ukumva ryajwi ryavuzaga induru rigenda rishira, ukagira cyo kumva rirazima. mu kanya ukumva uri mu kandi kumba nawe arimo aravuza induru nka wa wundi, nawe mu kanya nyuma y'amasaha runaka wa wundi ukumva nawe birarangiye, ukavuga uti ni jyewe ukurikiyeho, ni jyewe ukurikiyeho, nibura uribuka nk'abantu runaka bavuga ati nko ku munsi batatu baragendaga cyangwa mu bane batanu bumva induru zivuga, uretse ko iyo uri aho ngaho umeze utyo ntabwo umenya umunsi, ntumenya ijoro, ntacyo umenya ntabwo wabimenya. none se muzereka ngo baze impamvu nakoje ino operasiyo, ntabwo nakoje nshaka kugira ngo numve ko bagushimuza, nagira numve aho perezida dukunda, perezida uvuga ngo atorwa 99 bice bingahe ku ijana, afata amafaranga agombye gutungwa abaturage bo mu majyepfo bose akayazana kuri wowe. indege nange kwikodesha kuko bimenyereye, indege ni munsi y'amayero 80. bavuze ko indege bayanjyanye bari bayikodesheje ibihumbi banza 120 gutyo na 30. 120. wavuze ko na parking yamaze iminsi 7 ni iminsi 8 kuko yageze ku itariki ya 19 tuhava kuri 28. none ubwo parking wenda 5,000 ku munsi, sinamenya ngo parking angahe cyangwa 4,000, nta wamenya amafaranga atanga. ariyo yose ni menshi. nuvuga ngo wowe ku mutwe wawe kugeza muri Kigali ni biri munsi $200 by'amadolari cyane cyangwa arenze. none se Bishop wanshimuse bamwembye iki? abantu bari mu nzira bagenda b'amafaranga imyiteguro, nuvuga ngo 300,000 byagiye kuri amagana menshi, 300,000 tuvuga makeya kugira abanyarwanda babyumve, ni miliyoni zirenga 400 zakugira ngo bagushimute, bagomba gukurekura minsi 990 bazakurekura. nuvuga ngo ni ya budget y'amajyepfo, ni budget yatunga abaturage. nibyo mbwira abantu ngo dufite perezida nazo kunateye, sinzi byatekereza mutwe kugira ngo ufate amafaranga yatunga abanyarwanda ugashe kuri rusisi bagina. noneho abanyarwanda twicwe n'inzara, kandi tujya nago bizi yari icyo gihe crise mu Rwanda yatangiye neza, yatangiye kubona inflation izamuka, tuyireba ubukene bumanuka, ibyagombye kugoboka abaturage wabitwaye. reka tujye ko bitwaye hari no muri covid n'abanyarwanda bakeneye imiti, inkingo n'ibindi ngibyo, ntabwo bari bakeneye gushimutwa. kandi rero bundi mukuri ntabwo perezida ashimuta abaturage. perezida niwe muntu wa mbere uhumuriza rubanda, kandi niyo rubanda baba ari n'abanyabyaha, uretse ko ntacyo yanshinjaga, niyo umuntu rubanda yaba yakosheje nabyo nanone
abo bantu bahanwa n'amategeko, yego yego, bagahanwa n'ubutabera, yego yego yego, ntabwo bahanwa n'umuntu, ntabwo ari ntabwo bahanwa n'umuntu. muze twagana tukageza n'ejo tuganira ku mateka, none ka tuganire arabugire kuvuga ati abanyarwanda tugomba kugira ikintu dukora. None ikibazo cya mbere bajije kuri cy'urugamba rwacu rugenda rumaze imyaka rutinze mu burambo maze kugira kubera ikibona biterwa n'iki? icyabitindije gikomeye cyane burya nuko na FPR yabeshye isi irayumva, cyane cyane FPR yabeshye isi iyibwira ibyabaye uko ishaka ko iyo si byumva. Yego yego yego. Noneho rero imaze kubwira isi uko ishaka ko yumva, yasi yubaha FPR, yubaha FPR ibyo iyibwira. Ni nazo mpamvu na Kimenyi yaje hano kundeba muri za 90 Kimenyi Alexandre, muri za 90 niba ntibeshya ndakangahe 8 cyangwa 9. Noneho aza kundeba ambwira ati nimuze dufatanye tuvaneho aka gatsiko k'abagome. Avuga FPR? Avuga FPR. Okay. Noneho ndamubwira nti Kimenyi, reba ukuntu FPR ifite audience ku isi yose. FPR kwinjira ntabwo ntiyagombaga gukomanga, yaragendaga ikinjira aho ishatse hose ku isi yose. Ahubwo ngubu nicyo gihe noneho cyo guhangana n'aya FPR, kuko ntikintu ariho urebye, noneho tugakora ibishoboka byose, abantu bagashyira imbaraga zabo hamwe, kuko nacyo cyari ikibazo n'ubu kiracyari cyo. Abantu dukeneye gushyira imbaraga zacu hamwe, noneho aho kugira ngo umuntu agende arwanya mugenzi we, ahubwo tukagenda dufatanya guhangana n'ingoma y'abicanyi bari i Kigali. Uvuze Kimenyi Alexandre unyibutsa n'umuntu ngira akamaro wa kabiri, ntabwo akibaho Kimenyi Alexandre, sinzi uko byarangiye, nimba baramuroze, sinzi, wowe nta makuru mfite, gusa wowe ushobora kuba ubizi kundusha. Oya, nanjye numvise bavuze yuko yazize Kigali, bayarozwe ibintu nk'ibyo. Urumva yari afite esprit badakunda, n'ubwo esprit ntabwo bakunda. Kimenyi twari tuziranye tukirangwa muze, nagira ngo uvuge na gato kuri Sendashonga. Nawe ari mu mujyi umwe abantu mwaganiriye batakiriho, nawe wavuga ku bantu ko muzi ko mu byo mwaganiraga inzoto ziwe. Sendashonga nawe kimwe na Kimenyi yashakaga yuko ibintu bihinduka, bigahinduka, kuko ni nacyo yari yararwaniye. Ajya gufatanya na FPR, yarazi yuko FPR ari organisation irwanirira umunyarwanda. Ntabwo yarazi yuko FPR ari agatsiko gakora ubugome kandi gakorera abagome, n'abagome aribo ba Kagame, kuko nibo bamaze abantu. Ntabwo bica bose, bica mu izina rya Kagame. Ibyo rero Sendashonga mbere yagiyeyo abizera, ariko aza kubona baribo, abonye ukuntu bica abantu babamaze. Yanaje ahangaha turabiganira mbere y'uko apfa. Noneho Seti rero nawe washakaga amahoro, we baje kumukurikirana, bajya kumwicira mu bihugu by'amahanga, i Nairobi muri Kenya, ariho biciye na Barizinde n'abandi benshi cyane. Seti we nk'uko nabivuze ejo, ni umuntu waharaniraga ikintu cyitwa ubutabera, ni umuntu waharaniraga demokarasi, ni umuntu waharaniraga icyo bita ubumuntu, uburenganzira bwa muntu, kandi akabona umuntu wese agomba kuba umuntu, nta muntu ugomba kwicwa, kuko niyo umuntu yaba yishe undi, ntabwo ari jye uzaza ngo muce agahanga. Ni ubutabera bugomba kubanza bukamushinja icyaha, noneho akakiburana, akagitsindirwa. Yagitsindirwa, niba hari igihano cy'urupfu ashobora guhanishwa igihano cy'urupfu, niba nta gihari bakamuhanisha ibindi bihano bindi, ariko ntabwo ari abantu bavuga ngo kanaka ngo yarakosheje ngo nibamuce igihanga. Mu Rwanda barabanza bakagucira urubanza, bakagusebya, niba basanze uri umwere ntabwo bagusaba imbabazi, bashobora ngo nibura yagezemo amafoto yafashwe bagasanga. Mu Rwanda buri wese agomba kwandagara, niko bimeze. Ibyo ni icyaha rero, nacyo ku giti cyacyo nacyo ni icyaha.
abi tugomba kurwanya. Rero hari bamwe mu bantu banyandikiye message bashuti banjye yitwa Aline yambwiye ati dufite ikibazo cyo gusenyuka kw'amashyaka. Arambaza ati se harakorwa iki, biterwa n'iki, kuko urana dutangiza ikintu ngo ni kirambeje kikaba kirahindutse, ducikamo kabiri wenda bitewe n'impamvu zoroshye kugera ku mafaranga, kugera ku bantu, kugera kuri famiye, kugera ku moko, ibintu byose. Akambwira ati ni iki abanyarwanda bakora, bahera he kugira ngo nibura twunge umugozi umwe. Muraho Bwana Rusesabagina, nitwa Uwamariya Aline. Mfite ibibazo nifuzaga kubabaza bibiri. Icya mbere nashaka kubabaza ku cyerekeye ku mashyaka arwanya agatsiko ka FPR. Agatsiko ka FPR kari mu Rwanda gahagarariwe na FPR Inkotanyi. Ikibazo cyanjye giteye gutya: abawopoza turi hanze n'abandi bari mu gihugu ntabwo tubasha gukorera hamwe. Ese mwadufasha iki kugira ngo tubashe guhuza ibitekerezo byacu, tubashe gukorera hamwe, tubashe kurwanya agatsiko ka FPR? Ubu ngubu nicyo ndimo nkora. Yego. Ndimo ndashaka abanyamashyaka babonye yuko no muri ya konferanse yo kuri 16 hashize icyumweru kimwe gusa, ni samedi y'icyumweru gishize tarejo, wari uhari, wabonye yuko twari muri ya konferanse twatumiyemo n'abantu bo muri za FDU, bari bahari. Perezida wa FDU Rwarinda yarahari, yanatanze na message nziza cyane, nawe yemeza yuko abanyarwanda dukwiye, twe turi hanze inzirakarengane twarenganye tugahunga igihugu cyacu, dukwiye gushyira imbaraga hamwe, noneho abantu bagafatanya guhangana n'ingoma yatugize abo impunzi, ikatwamura ibyacu byose, tugasabiriza pratiquement. Nawe wabonye ko harimo nabo bari abo mu Ishema, twari twicaranye, twari turimo tuganira ibyo bintu. Abo mu Mberakuri turabonana uyu munsi nimugoroba, dufitanye gahunda n'abandi benshi cyane. Ijambo bose barahari. N'ubwa mbere ngiye nari ngiye mu inama conference, nkabona abantu bose barahari, bose bari bahari, kuko navuze ati bose twari twabatumiye. Kandi wabonye no kwa Sendashonga bari barimo, benshi bari baje, kandi n'abariya n'iriya institution Sendashonga nayo turayishaka. Dushaka yuko abantu bo muri politike na societe civile twese hamwe dushyira imbaraga hamwe, noneho abantu bagakorana, buri wese akazana uwe muganda, noneho tugahangana n'ingoma ya FPR yamaze abantu ibaca ibihanga. Hari itangazo maze iminsi mbona y'abantu bitwa ngo National Council for Democracy in Rwanda, NCD, rawazi? Ndabazi. Nabo niyo gahunda cyane ku ruhande nabo. Ndabazi, oya ntabwo nabo ni bienvenue. Nabo tuzabakira, kandi nabo nizo za FDU nazo zari ziri kumwe nabo baganira. Icyifuzo nuko twese ari abo ngabo natwe n'abandi twese dushyira hamwe, tugashyira imbaraga zacu hamwe, tukibona tuzengurutse ameza, turimo tuganira, tuvuga ukuri, tuvuga ku butabera, tuvuga kuri reconciliation, kuko abanyarwanda bakeneye reconciliation nyayo itarimo bya bindi bya Bizimana uvuga ngo ntabwo yonsa amashereka y'abahutukazi. Sinumva umuntu witwa Minubumwe ashamo umunyu sinumva umuntu w'ubumwe ari uvuga bya bigambo bicuramye. Akubura zasubiramo cyangwa niko akundi abantu batazi aho ikirere cyashyize. Ubundi Bizimana we ni umusazi, ahubwo ikibazo ni ukureba wamushyizeho. Cyane nari nzi ko abantu bakuru bazi ubwenge, ko nasanze abo Kagame bagenda bakora bandavura abantu sinzi bakora. Umuntu utinyuka akaza akavuga ibigambo nk'ibyo Bizimana avuga, biteye isoni, biteye agahinda. Birababaje. Dr Muzima witwa Minisitiri ushinzwe ubumwe, aho guhuza abantu akaba ari batandukanye, bamwita Rutwitsi, niko arabikora gutyo. Biteye agahinda. Uzere ndibuka ikintu nakubwiye kare, navuze nti mu Rwanda rwa Kagame umuntu ufite impano, umuntu ufite ubwenge,
umuntu ufite ubushobozi bukungu ntago ahawe karibu, kubera ko ibyo kire kubikoresheje umuramya, kandi nta muntu ufite impano wajya kuramya Kagame ntibishoboka. Bituma none nibaza ku bantu baciye imiragereza y'amageragere batakiriho, hakazamo Kizito Mihigo, hakazamo Jay Polly, hakazamo Karasira Aimable, kandi Karasira mushaka ko mwarabanye iminsi cyangwa umunsi umwe uramuzi. Ibaze ndamuzi. Ubitekereza iki kuba abantu impano z'u Rwanda zose ziri kugenda tuzibura gutyo kandi baciye muri mageragere bose? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye cyane, kuko iyo urebye ukuntu nka Kizito yapfuye ngo yaribambye ngo mu mashuka, ngo arimanika, yariziritse arimanika arapfa. Yabuze ishuka arayishesha mu isi ariyinika. Iyo bavuze ukuntu urebye ukuntu bishe Karasira, umuntu yageze ku munsi wo gusohoka, arasohotse ageze ku muryango wa gereza. Deja kuba yari ku muryango wa gereza ntabwo yarakira uwa gereza. Iyo gereza ntiyagombaga kumusubirana kuko yari yasohotse. Niyo yari gupfa yari kugwa hanze akagwa mu maboko y'abandi bantu bandi, ntabwo ari amaboko ya leta, si amaboko ya gereza. Yari kwizira ariko agapfa urundi. Iyo urebye ubwo bamwishe, ubugome buri hariya twese tureba, ntabwo ari byo isi yose ireba. Uretse no kureba yari yizeye ko ashobora gupfa. Ubonye ko abantu benshi bafite 50% ati nagataha ntazagera imuhira, birangira bigenze gutyo, baramwishe. Noneho rero ndeba hari n'abandi n'abakandida bakurikiyeho, ni bari abaye Ingabire, ni bari abaye Damange, ni bari Cyuma, ba Mushayidi. Oya Mushayidi nagiye kumusura yarambonye, kuko jewe iyo bansoraga kugira ngo ujye kota akazuba isaha imwe ku munsi mu masaha 24 hagati ya saa 4 na saa 5, abanyuru bandi bari muri block nabagamwo bose barabinjizaga. Mushayidi rero yarari nasanze ari muri iyo block nari ndimo. Noneho igihe jewe ndimo nsohoka, ba Mushayidi barimo binjira, Mushayidi ambonye arasimbuka araza arampobera. Ampobeye ako kanya bahita baza baramushika bamujyana mu kasho yamaze iminsi ntazi yariyo. Mushayidi yarakubonye afata umwanzuro. Nafata umwanzuro wo gusimbuka kaza. Yirengaje bigiye kumubaho agukore mu araza arampobera. Noneho bahita ako kanya. Haje amesa yakubwiye cyangwa karo kuguhobera gusa ati yarambwiye yarandamuhobeye aseka turaho nibyo ngibyo umuntu ako kanya baba bamufashe ni amadakika mbese yabaciye nyine baba bamugeze bahita ako kanya bamujyana kumugirira nabi. Certainement baranamutortiye buriya. Ntabwo bavira mwaho ntabwo yavira mwaho, ntabwo kuryo iyo efe ntabwo bishoboka. Rero muri iriya gereza harimo urebye ukuntu bagira Ingabire, baramukubabaga. uzi kujyana umuntu muri gereza ngo yashatse uvuga ngo umurega ko ngo yashatse gukuraho ubutegetsi, ngo asome ibitabo akoresheje inzira z'amahoro. Izo se ntutazikoresha. Kono hazamo igitabo akazamo igitabo. Ngo basomye igitabo. Gusoma igitabo kikaba icyaha gicisha umuntu igihano. Atari Victoire wenyine. Abantu bose bakoranaga na Victoire. Bose. Nabo nuko babatarese. Rero twaba dufite igihugu abantu bafite imitekerereze hasi ukajya ngo niye mpamvu. Icyo cyose cyaguha ubwenge. Kuko urona nakubwiye ko utekereza nka robo. Ntabwo ushobora gutekereza kurusha ibyo wagushizemo. Ntushobora gutekereza kurusha wakuremye, nta n'ubwo ushobora kwitekereza ku giti cyawe. Ni uvuga ngo naho ni speed governor mu mutwe wacu, nta kurenga 70. Rero icyo ntumva burya ku mugabo witwa Kagame. Kagame ni umubyeyi. Abafaransa baravuga ngo tusopeye esiba, byose birishyurwa. Ibyo umuntu yakoze bibi byose birishyurwa kandi bikishyurwa hano hasi ku isi. None se we areba ibyo arimo akora byose, ku bikorwa byose bikorwa mu izina rya perezida. Arareba akabona ubugome nka buriya akora, akabona atazaburyozwa. Arareba akabona atazaburyo. Ikibazo rero kibaho nuko ibi dukora twebwe b'ababyeyi nitutanabyishyura, mwebwe abana bacu nimwe muzabiryozwa. Twaratangiye uragera bakikubona ngo muri Kongo bakongomani bacyo turi Rwanda, ubwo uba witeguye kwirukanka cyangwa kwisobanura ibintu utazi.
ibintu bitakureba utigeze ugiramo uruhare. None se biriya bintu Kagame barabira bakabibona, none se bariya bantu bamuri inyuma buriya barabireba bakabibona, bakabona ko n'abana ari abantu nk'abandi. barabibona cyangwa bakirengagiza isoni zaragiye. Isoni rero ntabwo zagombye kugenda. Umubyeyi wese yagombye guhagarara nk'umubyeyi, kandi rero mu guhagarara nk'umubyeyi ntabwo ari ukugirira generasiyo zawe zigukurikira neza gusa, ni no kuzigisha isomo rya bwa bumuntu twavuze. Ariko muze ubona umubyeyi mwiza, umubyeyi mubi nka Paul Kagame nuvuga ngo bindenge mbibajugunyire bazarwaye nabyo. Ni akazi kabo, nibyo n'akazi kacu. Nibyo ngibyo ntabwo ari ukorera se ngo umwana ngo so akwanga sizi ko byabagaho cyane akoraga byamunaniye, nuko natwe tubona bimeze. Ariko iyo urebye n'ubundi n'uwo murage na Kagame asa naho ateganya kuzaha abamukomokaho hamwe n'agatsiko ke, kuko nafite n'abandi bantu bandi bamuri inyuma. Niko bimeze muze rero tukira ngari kwaza kamatsiko nashatse natekereje bati nanjye reka nkabaze muzehe ambwiko abitekereza nyuma ya FPR. Impamvu navuze ati niwe nta kibazo, njye narabitekereza bati nsanga hari ikizagera ngabana Kagame kumuvanaho biroroshye, ariko ingaruka yasize dukana ntabwo turasize ukuntu tuzazikemura n'ama generation. Ndavuga ni se muzehe wenda uzashaka kuba umuyobozi, ushaka kuba ukiriho, ushaka kuba uko bitekereza, ushaka kuba uri president w'u Rwanda, ushaka kuba uri ministre, ushaka kuba umuntu ukomeza guharanira demokarasi, utanga ibitekerezo uko bimeze kose. Nibaza nihaza abantu miliyoni kuko ati abacu barishwe, abacu babiri irengero, ati uwanjye agwe muri Kongo, undi agwe mu gisirikare, undi baramunize. Ndavuga urubanza rw'uko abantu bavuga ati abacu banyerejwe barenga amamiliyoni, abandi bakaza ati se kuri kimwe cyangwa kwisenya mu Kivu kasenya, mu Gatsibo kasenya, Kuma kasenya, ukabana banarenga amamiliyoni ati twege badutwara ubutaka hari ubona uriya muntu yubatse ni wanje, abantu barenga amamiliyoni na bakaza. Abandi ati dufite ikibazo yuko abacu bafunze imyaka bazira ubusa. Ibyo bibazo bizakemurwa gute? Burya kuzakemura ikibazo cy'u Rwanda ntabwo bizoroha, ariko ibibazo nka biriya kugira ngo abantu babikemure nuko abantu b'impande zose, ari za nzirakarengane, ari n'abazirengagije, bose bagomba kwibona bazengurutse ameza, bicaranye bose bareshya nta usumba mugenzi we, barebana ijisho ku rindi, noneho bakazana ukuri kw'ibyabaye muri icyo gihugu bakagushyira kuri ya meza bicayeho, bakakuvuga ninde wakoze iki, yagikoze ate. Ubundi rero abicanyi ba ruharwa nka bariya tubona bo muri FPR ubundi bagombye kubambwa, ariko ubundi kubamba abantu ntabwo ariyo solution izahuza abanyarwanda. Iyi solution izahuza abanyarwanda nuko nabo bantu bakoze ibyo ngibyo bazaba bazwi, ariko abantu bakiga no kubabarira. Niyo reconciliation yonyine, nubwo buryo bwonyine bwo guhuza abantu, kuko guhora duca ibihanga ntabwo ariyo solution nziza. Ubwo nuvuga ngo ikintu bita impunity ariko ntabwo gishyikira. Impunity ntabwo yashyikira impunity, ariko n'ubutabera bugorora pana ubutabera, ariko butabera bugorora kugorora ntabwo bugomba guhora iteka ryose bumena amaraso. Kuko ubona harimo yangeso ngo bamwe baveho abandi bazeho, noneho nyuma y'imyaka sohoke n'abatsaka yinjire tubisikana nanjye mbona ntarambira. Iyo ntabwo ari solution, ntabwo ariyo solution yo kuvuga ngo injira nsohoke cyangwa sohoka ninjira. Ntabwo ari wo muti w'ibibazo. Umuti w'ibibazo ni uko abanyarwanda bicarana barebana ijisho ku rindi, noneho bakabwirana ukuri, noneho buri wese akagawa, agahanwa, agahabwa igihano. Wenda niba agomba guhabwa igihano, ariko agahabwa igihano gikwiriye, ntabwo igihano kizahora ari ukwica. Nibyo nta kugenderaho, ariko none dukeneye ko intangiriro y'ibintu ukwica. Noneho kiri kibazo cya nyuma ari yambajije nyikubazo, ni ikibazo kiteye amatsiko. FPR ifite produit yitwa Crystal Venture, ni company yabo. Crystal Venture u Rwanda bavuga ngo twexportanga n'indabo ngo amakawa, ariko ibyo bintu usanga inyungu yabyo ibyo bizana mu Rwanda ni cyo cyane.
tukagira no kampani kwa Crystal Venture aho bajya muri Kenya bakajyanayo bakajya gukora investment amafaranga bakayatwara bakajya mu Bugande bakajya muri Mauritius bakajya muri Tanzania bishoboye bakajya mu Bubiligi bakajya muri Amerika. Kuba dufite ubukire bwose buri mu ntoki imwe ari ishyaka ariko n'abarishinze baragiye nuvuga ngo bisigaye bitekera abantu atari ishyaka ngo ni bamwe mu bagize ishyaka ariwe boss mukuru afite ubushobozi burenga amamiliyari n'amamiliyari yatwaye. Ese wumva ko tuzabigenza gute? Tuzahomba, tuzajya kubishakisha, dushaka kwikurikirana ubwo butunzi bwagombye kuba budufitiye akamaro bwatwawe bugomba kugaruka gute? Ikibazo cyanjye cya kabiri cyerekeye ku mitungo ya FPR Inkotanyi. FPR mubona yuko ihagarariwe na Crystal Ventures. Mbona yuko imitungo yose nibo bayifite, amasosiyete yose nk'Inyange, transport n'ibindi bintu byose. Hakaba n'imitungo yagiye mu bihugu byo hanze bemvestishije hanze, harimo Zimbabwe, harimo Kenya, harimo Tanzania, harimo Uganda. Eske igihe FPR izaba yarabashije kuvaho, icyo gihe iyo mitungo tuzayigarura gute mu Rwanda kugira ngo abanyarwanda babashe kubona imitungo yabo banyazwe n'agatsiko ka FPR? Murakoze, mbaye mbashimiye. Jewe inama nagira abantu nka Rine nuko aho hose ibyo bihugu byose Crystal Venture ya Kagame kuko FPR ntikibaho nagibaho nibyo. Niyo Crystal Venture ya Kagame aho yagiye ijyana ayo mafaranga hose muri ibyo bihugu, nagira inama Rine na bagenzi be yuko dutangira gukora ibintu bisa na investigation, noneho bakagenda bakamapinga hose nk'uko nk'aya mapping report bakamapinga hose. Noneho rero igihe cyazagera hahandi n'ubundi ayo mafaranga azaba bloke, ayo mafaranga agarurirwe igihugu kuko hari umuntu wayibye. Niwo muntu kandi ntabwo azahoraho, ntabwo azahora ari n'igihangange. Ibyo bintu rero byose dukwiye kubikurikirana tukamenya aho biri, noneho tukahidentifya, noneho igihe cyazagera twebwe tukazazana ubwo butunzi bw'igihugu. Ubwo rero ntabwo twasoza tujye dusoze igihe kiragize ko dufite n'igahunda itandukanye, ariko wagana n'urubyiruko ugomba no kuza kubasigira ubutumwa bagukurikira, abana bakeneye inyota, bafite inyota yo kumenya ukuri, kuko urinzi y'ibitabo ntabwo twamwisa imwe ntabwo twatuvuze ibintu byose ngo tubirangize. Hari message wabategurira bati uyibahereze ubutumwa buzabagereho? Message yanjye ku rubyiruko ntabwo ari ndende, yego, ariko ni message y'ingenzi. Jewe mbwira urubyiruko ndababwira nti bana bacu, twebwe urugamba turimo turwana ari narwo rugamba twarwanye, ni urwancu ariko cyane cyane ni urwanyu, ni mwebwe turwanirira. Kuko rero ari mwebwe turwanira, uyu munsi ndabararika kugira ngo muze mufatanye natwe ababyeyi banyu, noneho n'uru rugamba mube muzi urwo ari rwo. Noneho namwe muze kuri urwo rugamba turwane, kuko u Rwanda rw'ejo turimo duharanira ntabwo byanze bikunze ari urwacu. Dushobora no kuba ari urwacu, ariko ni urwacu. Namwe rubyiruko mwebwe mudukomokaho, ni muze turwanane, noneho iriya ngoma tuzayisunike, namwe muzagire u Rwanda rwanyu, u Rwanda rurimo demokarasi, u Rwanda rurimo urukundo, u Rwanda rurimo ubutabera, u Rwanda rurimo ubumuntu, u Rwanda rutari u Rwanda rwa FPR, rutari u Rwanda Kagame yagize. Ubu ngubu u Rwanda rwose ni irimbi, igihugu cyose ni irimbi. Mwebwe kugira ngo rero turwanye ririya rimbi, nuko namwe rubyiruko muza tugafatanya, aho mwashakira hose mwaza tukaganira, jyewe ubwanjye cyangwa abo dukorana. Ariko jyewe ndahari kandi niteguye igihe cyose
kwakira urubyiruko. Okay. N'ubu mu kanya hari abo turi buvugane. Okay. Mzee, urakoze cyane ku ikiganiro cyiza, ariko numvaga ufashe indi munota umwe uga message abakongomani tweba, ariko ukavuga ati mukomere. Ona dufite ikibazo ni ikibazo nazi ukuntu tuzakemuka, ariko kubagenera ubutumwa mu bibazo bacamo, wenda ukavuga ati bazabana ubutabera, mwihangane. Abakongomani bashaka kugira abanzi bacu kandi atari abanzi bacu, bafite igihugu cyiza nk'uko umuntu aturanye igihugu cyiza duturanye na Kongo, ariko ibihabera nawe urabibona. Abakongomani nabo umuntu yabankuraja kuko muhereye kuri nyakubahwa perezida wabo Tshisekedi. Yego. Tshisekedi yafashe ubuyobozi bwa kiriya gihugu buri mu nzara za Kagame na Kabila. Yego. 100%. Aza ntacyo afite, ariko araza akoresha ubwenge. Yego. Akoresha ubwenge n'abantu bose bakoranaga ntabwo barabi. Araza akoresha ubwenge, agenda bagabanya, ashyira mwabe nawe. Kugeza ubwo uyu munsi Tshisekedi afite diplomasi y'agatangaza. Nuriya mukobwa Kayikwamba ushinzwe minisiteri y'ububanyi n'amahanga ni igihangange muri diplomasi. Nibyo rero ngewe icyo mbwira abanyekongo ni ukubabwira nti imyaka ibaye 30. Yego. Ibaye 30 mwicwa kandi muzira amaherere, mwicwa ntawe mwahemukiye. Nimuze rero twebwe namwe abanyekongo dushyira imbaraga zacu hamwe. Yego. Noneho niyo diplomasi niba ngombwa ko abantu bayikorana tuyikorane. Yego. Ariko mwebwe abanyekongo namwe amamiliyoni yanyu Kagame yishe, kuko byose ni Kagame yabiteye, ni na FPR ye yose n'amashumi ye, amamiliyoni y'abanyekongo amaze kurenga, bavuga 10-15, bavugaga no muri 2010 bavugaga miliyoni 10. Ubwo rero umva ko intambara ifata intera umunsi ku wundi. Banyekongo nta bapfira gushira, ni mwihangane, ahubwo muze dufatanye urugamba, duhangane n'ingoma ngome yabarimbuye, yabamaze, kandi ubona umugambi atari ukugira uwagirira neza, ahubwo ari ukwica abaturage. Umuntu yagiye no kubiba, kuko u Rwanda ikiruzindura, ngubu ubuyobozi bw'u Rwanda bw'uyu munsi ikiruzindura kirujyana muri Kongo ni ukujya kwiba amabuye y'agaciro. Ibyo bintu rero by'abanyekongo ntimugire ikibazo, turifatanyije namwe, turi kumwe, ndetse no kurwanana dushobora kubikora, twebwe turiteguye. Nimuze rero dushyire hamwe. Murakoze cyane abadukurikiye, twagisekana kizana muzehe, nizeye ko n'ubutaha nitumukina tuzamubona. Ndawushimiye, ntabwo byoroshye, ariko zimwe mu mpapuro urazifunguye usangije abantu, n'izindi ziko uzazifungura minsi iri imbere, ariko tugushimira ku mwanya mwiza duhaye, tugashimira na madamu wabashije guhuza kugira ngo duhure tubonane, nawe turamushimiye kandi mukomere cyane. Murakoze cyane namwe nk'abajene, karibu nimuze ku rugamba.